abaza Yesu ngo mbese niki nakora mwami kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho. Tubanje kubasuhuza mwese mu izina rya Yesu, ari abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba, abadukurikirana bari hirya no hino ku isi, hirya y'igihugu, turabashimiye kandi tubasabiye umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Dushimye Imana rero kuko yaturinze iri joro ryose ryatambutse, ikaturindira mu bice bitandukanye aho twaraye, ikarinda igihugu cyacu, bwakiye turi amahoro, nta nduru ivuze, nta n'igikuba cyacitse. Rwose Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka dutangire dusenga Imana mbere yuko tuganira ku ijambo numva Imana yashyize ku mutima kugira ngo turiganireho nk'uko numva Imana yari impaye. Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ugize neza kuko uduhaye umwanya wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryawe. Uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uri Imana izi kurinda, wagize neza uraturinda, uturindira mu bice bitandukanye aho twari turi. Bukeye turi amahoro, bukeye nta gikuba cyacitse mu gihugu, bukeye nta nduru ivuze ku misozi dutuyeho, bukeye dufite ishimwe yuko ukiturindiye ubugingo. Ishimwe no guhimbazwa n'ibibi byawe. Twemerera aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kaba kanya gakuru mu mitima yacu, ntaba ari twe Uwiteka, ntaba ari twe, ahabwa izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro. Nyemerera dusengere imitima yose igiye gukurikiranira ijambo tugiye kumva, kugira ngo uyagure mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mitima yose ihabwe kumva, ariko cyane cyane ihabwe kumvira ijambo ryawe, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimwemera mukumvira nibwo muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Urakoze rero ngaho bana natwe, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Dushimye Imana yo mu ijuru kubw'uyu munsi mwiza iduhaye. Ndumva nanjye hari ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo turiganire. Ndumva nifuza ko tuganira ku kubyarwa n'Imana, ukaba umwana wayo kandi ukagira imico nk'iyayo kuko uri umwana w'Imana. Turagira ngo dutangire dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 3. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 11. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ibya Nikodemo. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramusubiza ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Amen.
ndagira ngo twongereho irindi jambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho naho turasoma mu bice bitatu, duhere ku murongo waho wa mbere. Turasoma ibice bitatu urwandiko rwa mbere rwa Yohana, umurongo waho wa mbere turasoma tugeze ku murongo waho wa 10. Kadusome. Ho hari umutwe w'amagambo uvuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abari bo. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'aba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Imana yo mu ijuru rwose duhana umugisha. Ndumva nifuza ko twaganira kuri iri jambo, ahari wenda umwanya utari buze kuba muremure cyane, ariko ndagira ngo tuganire ku ijambo byitwa kubyarwa n'Imana, ari byo birayita kuvuka ubwa kabiri. Imana yaremye ijuru n'isi, ikadendeza inyanja n'amasoko, ikakurema mu ishusho yawe, mu ishusho yayo, uburyo ikubyara ugahinduka umwana wayo bwite. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yohana, gice cya mbere, murongo waho wa 12, hari ijambo rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo se cyangwa bw'umugore, ngo ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Ndagira ngo tuganire rero kuri iri jambo. Ese umuntu abyarwa n'Imana gute? Ese umuntu aba umwana w'Imana gute? Ese ni ibiki bikugaragariza ko uri umwana w'Imana? Ese ni ibiki bikwereka ko wabyawe n'Imana koko? Ijambo ry'Imana ritubwiye kuri izi nkuru z'uyu mugabo witwa Nikodemo. Ribanza kudusobanurira Nikodemo yari inde, yari muntu ki. Bibiliya itubwiye ko Nikodemo yari umugabo ukomoka mu bwoko bw'Abayuda. Akaba yari mu gice cy'abantu bitwaga abafarisayo. Abafarisayo bari bantu ki? Abafarisayo bari abantu bari barize iby'amategeko ya Mose, amategeko y'Imana, barashimikiriye rwose, barabikurikirana amategeko Imana yahaye Abisiraheli, barabyiga, barabiminuza, ndetse n'imigenzo itandukanye Mose yagiye abaha abihanangiriza ko bakwiriye kuzajya bayikora. Ariko mu gihe gikwiriye, Kristo Yesu umwana w'Imana araza, aravuka, avukira mu isi. Igihe cyo kwigisha abantu no kubamenyesha iby'inzira ijya mu ijuru kigeze, aratangira yigisha abantu, aratangira arabihishurira, abantu batangira kumumenya. Ariko atangira kuza yigisha
inyigisho zitandukanye ndetse zinahabanye n'ibyo abafarisayo bigishaga mu gihe cyabo. Bibiliya yatubwiye ngo uyu Nikodemu umufarisayo, yatubwiye ngo yari n'umutegetsi wo mu Bayuda. Ikindi twamenye ni uko yari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Bigaragara ko bishoboka niba muri icyo gihe hariho amadini runaka, ahari hari idini yari ahagarariye se cyangwa yari akuriye, yari abereye umuyobozi yigishamo ijambo ry'Imana. Ariko iyo dukurikiranye ijambo nanone dusanga ngo yari umutegetsi wo mu Bayuda, hari inzego runaka zo mu gihugu yari ahagarariye. Mu mvugo imwe, Nikodemu yari umuntu ukomeye rwose. Uko Yesu agenda yigisha, uko Yesu agenda abwiriza, uko Yesu agenda akora imirimo n'ibitangaza, Nikodemu akabikurikira, akamenya ngo Yesu ari muri iri teraniro yigishije ibintu runaka, akamenya ngo Yesu uyu munsi yahumuye impumyi, akamenya ngo Yesu uyu munsi yahagurukije ikirema, akamenya ngo Yesu uyu munsi yazuye umuntu. Ibi bintu bimukora ku mutima, aribaza atari ko ndi umwigisha w'Abisiraheli, ko dufite n'abandi bigisha benshi tubana, ko mbona ibintu Yesu yigisha n'ibyo akora bitandukanye n'ibyacu, kandi natwe tuvuga ko turi abantu b'Imana. Ngo yigira inama kubera ko yari umuntu ukomeye, ari umuyobozi mu gihugu, ari umwigisha mu idini, kandi Yesu yari umuntu mu gihe cye mu buryo bw'umubiri, yari umuntu ugaragara nk'usuzuguritse rwose. Yesaya we amuhanura yaravuze ngo ntabwo, ndetse no kumureba ngo ntiyari n'uwo kwifuzwa n'abantu rwose. Iki nicyo cyateye Nikodemu kwitwikira ijoro, kuko ntabwo yagiye kumureba ku manywa, ariko yumvaga afite ikibazo mu mutima, akibaza atari ko ibintu Yesu akora tutabasha kubikora, ko ibintu Yesu yigisha twumva ari ibintu birimo ubutware n'imbaraga bitandukanye n'ibyacu. Ibi bintu abikomora he? Ibi bintu abikora ate? Numva nkwiriye kugenda nkamwegera nkamugisha inama, ahari kugira ngo ntasekwa n'abantu ko ngiye gushaka Yesu, umuntu usuzuguritse kandi ngiye nkomeye, nditwaza ijoro, ariko basi icyo nshaka nkigereho, icyo nshaka nkimenye. Imana ishimwe. Nikodemu ngo aragenda, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ngo asanga Yesu nijoro. Akimugeraho, ikibazo cya mbere yamubajije ni ikibazo gitangaje nawe ubwawe wakwibaza. Yaramubajije ngo mwigisha, ni iki nakora, nabigenza nte kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho? Iki kibazo cyerekana ko Nikodemu w'umuyobozi, Nikodemu w'umwigisha, yari abizi neza ko nta bugingo buhoraho afite. Uko niko abantu benshi basenga, bagasengera mu nsengero zitandukanye, ariko bo ubwabo nubwo basenga, nubwo babwiriza, nubwo bafite amatitire runaka, bo ubwabo bonyine babizi neza ko nta bugingo buhoraho muri bo bafite. Abaza Yesu ngo mbese ni iki nakora mwami kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Yesu aramwitegereza aramubwira ngo nukuri Nikodemu, nutabyarwa ubwa kabiri ntushobora na rimwe kuzabona ubugingo buhoraho. Nikodemu yumvisha ijambo bisa nk'aho ari ubwa mbere aryumvishe mu matwi ye. Ese kubyara ubwa kabiri ni iki? Nikodemu byahise bimukomerera. Uyu mutegetsi, uyu muyobozi, uyu mwigisha rwose wigishaga abantu utazi uko yajya mu ijuru, abwirwa ijambo yumvishe bwa mbere mu matwi ye ryitwa kubyarwa ubwa kabiri. Abaza Yesu ati none se
ibyo byashoboka bite ko ndi umugabo mukuru? Ese nzasubira mu nda ya mama antwite ambyare nimara kuvuka mbe ngize ubugingo? Yesu biramutangaza aravuga tukaba witwa umwigisha w'Abisiraheli. Ibyo bintu ukaba utabizi uko umuntu abyarwa n'Imana. Aramubwira ngo ikibyarwa n'umubiri cyose kiba ari umubiri. Nikodemu waravutse bwa mbere, mama waragutwita arakubyara, uri umubiri, nicyo ufite ni umubiri, kandi uyu mubiri mu gihe cyawo kizagera upfe usubira aho wavuye. Birakenewe ko ugomba kubyarwa ubwa kabiri. Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo ngira ngo hari ni nko 51 gutyo, hari ijambo rivuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu w'umubiri n'amaraso bisa ashobora kuragwa ubwami bw'Imana, ngo kuko ibibora bidashobora kuragwa na rimwe ibitabora. Uzaraga ubugingo ntabwo ari uyu mubiri, ahubwo n'undi wavukiye muri uwo mubiri. Uyu rero avuka ate? Abyarwa n'iki? Avuka gute? Uyu Nikodemu wa kabiri ugomba kuvukira muri Nikodemu w'umubiri wa mbere abyarwa n'ijambo. Haleluya! Abyarwa n'ijambo ry'Imana. Iri jambo wamara kuryumva ukaryizera, ukizera iby'iryo jambo rikubwiye, kuko ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha ko hariho ubugingo hakabaho no kurimbuka. Tutarumva ijambo ntabwo twari tuzi ko kurimbuka bibaho. Ntabwo twari tuzi ko hariho umuriro uzarya abanzi b'Imana, uzarya abakoze ibyaha, uzarya abantu bakoze ibyaha. Ntabwo twari tuzi ko hariho igihugu kindi cyitwa ijuru. Ijambo ry'Imana tutararyumva ntabwo twari tuzi ko hariho inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Nicyo cyatumye Yohana yandika ngo icyakora bamwemeye bose, haleluya, bakizera izina rye. Kuko kugira ngo wemere unizere ni ukuba wabwiwe, wamara kubwirwa ukumva. Kera ntabwo twari tuzi Imana rurema, ntabwo twari tuzi ko hari Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo twari tuzi ko hariho kurimbuka n'ubugingo. Ariko tubibwirijwe n'ijambo ry'Imana turabyemera ko iyo Mana ihari, tubimenyeshejwe n'imirimo n'ibitangaza tubonesha amaso y'umubiri. Turangije twizera rwose, twijejwe n'ijambo ko icyo gihugu cyitwa ijuru gihari, kandi ko ubwo bugingo buhoraho buhari, kandi twizera rwose ko iby'ijambo ry'Imana rivuga ari ukuri, ko kurimbuka kw'abanyabyaha nako guhari. Ibyo nibyo byaduteye kwihana. Kubyarwa n'Imana ni gute? Kubyarwa n'Imana ni uko wumva ijambo ry'Imana ukaryumva, wamara kuryumva ukaryizera, uko kwizera kukagutera kwihana kubw'ibyo wumvise. Ngo Yesu aramubwira ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka ntushobora na rimwe kuzaraga ubugingo. Kubyarwa n'amazi n'umwuka se ni gute? Abantu benshi bakunda kubyitiranya. Abantu bamwe bazi ko kubyarwa n'amazi, abantu bo mu nsengero zitandukanye, kubyarwa n'amazi n'umwuka bazi ko ari ukubatizwa mu mazi no kubatizwa mu mwuka, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ari cyo Yesu yaravuze. Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwira nibwo bugingo, kandi amagambo mbabwira niyo mwuka. Arongera aravuga ngo nimunyemera mukanyizera,
mu nda zanyu hazatembamo isoko y'amazi y'ubugingo. Ngo ayo magambo yayavugaga arengereje ku mwuka wera w'abizera bagombaga kuzahabwa. Aha rero kuvuga ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka, yarashatse kuvuga ngo nutumva ijambo ry'Imana ngo umwuka wera gutsinda kwemeza icyaha. Kuko kugira ngo wihane nuko wumva ijambo, wamara kuryumva umwuka wera w'Imana akariherekeza akemeza umutima ukuri kw'iryo jambo ubwiwe, wamara kuryemezwa umwuka w'Imana akanakwemeza kwihana kuko agutsinze. Wari umusambanyi agahagarara imbere y'iteraniro rinini akavuga ati jyewe Imana imbabarire icyaha cy'ubusambanyi. Ibyo kugira ngo ubikore ni uko wumvisha ijambo rikubwira ko umugabane w'abasambanyi uri mu nyanja y'akumura n'amazuku, ibyo ukabyizera, umwuka w'Imana akagutsinda akakwemeza kwatura icyo cyaha, ukagisabira imbabazi. Ibyo wakoreye mu kigunda, ibyo wakoreye mu irogi, ibyo wakoze wihishe, umugore atabizi, umugabo atabizi, niba uri umwana ababyeyi batabizi, ariko ubivugira ku karubanda kubera ko utsinzwe n'umwuka w'Imana. Mu ijambo rimwe, kubyarwa ubwa kabiri ni ukwizera. Ni ukwizera ijambo ry'Imana ibyo rivuze, warangiza ukihana ibyaha byawe ukabireka. Uwo munsi ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukaba ubaye umwana w'Imana. Yesu abwira Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu, umuyaga urahuha, kumva guhuha kwawo, ariko ntumenye uko usa, ntumenya n'uko ungana. Ngo uko niko uwabyawe n'Imana wese amera. Ibi bishatse kuvuga iki? Dufite imiryango twavukiyemo, dufite ababyeyi batubyaye, dufite ibihugu twavukiyemo. Bamwe ni inzobe, abandi ni ibikara, abandi ni barebare, abandi ni bagufi, abandi ni abazungu, abandi ni abirabura. Aba ku isi iyo tureba ubona twese dusa, ubona tumeze kimwe. Mu mashuri turigana, mu kazi turakorana, mu nsengero turasengana, mu guturana turaturanye aho dutuye, mu midugudu dutuyemo itandukanye. Ntabwo wamenya ibara ry'uwo muyaga, kuko abakristo, ababyawe n'Imana n'abatarabyawe n'Imana mu buryo bw'umubiri bose ni bamwe. Bose barasa, bavukiye amezi 9, babyawe n'abagore, bakora kimwe, bagenda kimwe, bararya, barasonza, barababara, barananirwa, bose ni abantu bamwe. Ariko ngo wabyawe n'umwuka, hari izindi mbaraga zimugaragaraho. Ni izihe mbaraga? Imbaraga za mbere zigaragara ku wabyawe n'Imana ni imbaraga zo kudakora icyaha, ni imbaraga zo kunesha icyaha. Iryo ni ryo tandukaniro ry'abantu babyawe n'Imana n'abatarabyawe nayo. Nuko usanga umuntu akongeza itabi rikava kongeraho irindi, rikava kongeraho irindi. Najyaga mbona ibyapa sinkibibona hano muri kino gihe. Minisiteri y'ubuzima yari yaramanitse ivuga ngo n'itabi rigica utarinywa, ariko ikigutangaza ugasanga n'uwakimanitse arimo kurinywa, se cyangwa watanze iryo tangazo arimo kurinywa waryandikishije. Kubera iki? Kubera ko si umwana w'Imana, ntabwo yabyawe. Ariko umaze kwizera ijambo, yarangiza akihana kubw'iryo jambo, uyu nguyu agira imbaraga zimuhuza ibyaha. Uwagiraga irari ry'ubusambanyi ntiyongera kurigira, uwagiraga akaboko karekare gakora yiba ntiyongera kwiba, uwasindaga ntiyongera gusinda. Niyo cyatumye ijambo ry'Imana rivuga ngo
icyatumye ijambo ry'Imana Yesu yabwiye Nikodemu, yamubwiye ngo yewe Nikodemu, ndagira mubwire ngo ikibyarwa n'umubiri cyose kiba ari umubiri, ariko n'ikibyarwa n'umwuka nacyo kiba ari umwuka. Witangazwa nuko mbabwiye ngo ko mukwiriye kubyarwa bwa kabiri. Iyo ubyawe n'umwuka, umuntu w'umwuka ntabwo akora ibyaha, ni umwuka nyine. Ariko uyu munsi twasomye ijambo mu rwandiko rwa mbere, narwo rwanditswe na Yohana. We yagaragaje abana b'Imana n'abana ba Satani abariho. Atangira avuga, yatangiranye ijambo ry'ishimwe, kubera ko yari yarabyawe n'Imana, we yari umwana w'Imana. Aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, twatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi ni ukuri uko nguko twitwa niko turi. Avugamo ijambo numva nakubwira muri aka kanya. Aravuga ngo nicyo gituma ab'isi batajya batumenya. Ntabwo abantu b'isi bajya bamenya abantu b'Imana. Usanga hanze bavuga ngo ariko ngo bariya ngo barirata ngo barikakaza ngo n'abarokore ngo bazajya mu ijuru. Yego nyine turibo kuko tubyiyumvamo, twaravutse turabyumva. Imana yaratubyaye turabimenya, iduha kunesha. Haravuga ngo nukuri bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ntabwo Yesu naza tuzaba tumeze nk'uko tumeze. Uyu munsi ngo ab'isi ntibatumenya, kubera ko bamwe n'abavandimwe turarana ku buriri, abandi n'abo mwashakanye murarana, abandi n'abo mukorana, abandi n'abo mwigana. Hari igihe abona ari uw'isi atarabyawe n'Imana, akabona abaye uwa mbere, yewe n'uwo witwa umwana w'Imana ahubwo we yagize n'amanota mabi, akavuga ati ubundi andusha iki? Hari icyo umwana w'Imana akurusha n'ubwo utatuzi, ariko kirahari tukurusha. Avuga ijambo ngira ngo tuganire neza, ahari Imana igufashe, imfashe nanjye turyumve. Aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha ni uwa Satani. Buriya rero uko Imana yaturemye biratangaje. Wabibwirwa n'ijambo ry'Imana ritabikubwira, ntabwo uyoberwa ko uri umunyabyaha, ntabwo wabiberwa. Niyo mpamvu wa mugabo we, aho uri, iyo ugiye gusambana utazana indaya mu rugo rwawe wijyana mu irugi, kuko iteka ibintu by'umwijima byose bikorerwa hihishe. Urabimenya. Niyo umugore aguhamagaye kubaza ati ko utatashe, utangira gupfundikanya ibyo gushaka kumubeshya, kubera ko ubizi neza ko inzira urimo kugenderamo ari inzira mbi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye rero ngo umuntu wese yakoze icyaha abagomye, abakoze ubugome, ngo kuko icyaha nibwo bugome. Ngukora ibyaha wese n'uwa Satani. Rwose nta yindi mibare ukwiye kugira, nta bindi bitekerezo bindi, nta kundi kwibaza ngo mbese ngo nzajya mu ijuru gute, ngo mbese ngo ijuru rizajyamo bameze gute, ngo mbese abazabona ubugingo ni bande. Abazabona ubugingo Bibiliya irabasobanura umwe ku wundi. Abazabona ubugingo ni abana b'Imana babyawe nayo. Yohana arandika ngo umwana w'Imana ntabwo ashobora na rimwe gukora icyaha. Ni ijambo rikomeye cyane. Ngo kubera iki atakora icyaha? Impamvu ngo atakora icyaha ngo nuko imbuto y'Imana iba iri muri we. Reka iri jambo ndisobanure. Nanjye ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana. Abantu bamwe mu minsi yashize baherutse kunsura. Hari umwana mfite, bari baje kunsura baramwitegereza kuko ngiye ntuye mu karere ka Rubavu. Baramwitegereza, umuntu umwe arambwira ati Pastor Nikarame,
ati uyu mwana wawe ni ukuri abantu bajya bakamutanga i Musanze, abantu bose bakuzi, ukuzi wese agaca kuri uyu mwana ahari Musanze, ntiyakwirirwa abaza rwose, yahita amufata akamukuzanira kuko murasa ahantu hose. Ibi bishatse kuvuga ngo iteka umwana abasa n'uwamubyaye. Ku bantu bize iby'ubumenyamuntu, hari ikintu ngira ngo twibukiranye twese dushobora kuba tuzi se cyangwa ababizi bakaba babizi. Buriya umwana iteka murabizi, sintekereza ko ari no mu muco w'Abanyarwanda gusa, ni mu muco w'isi. Umwana yitirirwa se, ntabwo umwana yitirirwa nyina. Amazina yanjye nitwa Nahimana Gervais. Umwana nabyaye iyo ageze ahantu bakabaza se uri mwene nde, bati gende ndi mwene Nahimana Gervais, ndi mwene runaka. Umwana afata amazina se cyangwa afata ubwene gihugu bwa se, ntabwo afata ubwa mama we. Kandi muzakurikirane n'abizi iby'ubumenyamuntu, umwana ahuza rwose 100% amaraso na se. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo niba twarabyawe n'Imana, tugomba guhuza imico n'iyo Mana yatubyaye. Kandi ibyo Imana ubwayo yarabyandikishije, irabivuga neza. Irabivuga ngo mukwiriye kubabera nk'uko njyewe nanjye uwabahamagaye ndi uwera. Imana ntikora ibyaha, Imana ntigira ibyaha. Ntararenga iri jambo ryo kuba umwana wese afata imico ya se, ntafata iya mama wese, cyangwa ntafata amazina kuri se, kuri nyina yafata kuri se, ntafata isura cyane kuri nyina yifata kuri se. Njya mbona n'aba bajya bakora ibyaha by'ubusambanyi, ugasanga abana batewe inda, ikibazo cyo bamuteye inda kikavuka, akavuga ati runaka banteye inda, ugasanga arimo bihakana, arabikwepa, aragira ate. Bamwe baraza batari kuyu mwana nyamara murasa nubwo urimo kumukwepa murasa, dore uruhanga n'urwawe, iyi minwa ni yawe rwose abyemera. Ubu haje ikoranabuhanga rero bajya kugupima, bagapima amaraso. Biraguhemuza rero, birangira bisanze wa mwana amaraso yawe naye bihuye. No mu mikurire y'uyu mwana akenshi usanga inshuro nyinshi abana bakunze gufata imico kuri base, ibyo bita karagiteri, imiterere. Reka ngaruke mu ijambo. Hano mu isi aho turi mu bihugu bitandukanye tubamo, tugenda tugira amatsinda tubarizwamo yitwa amadini. Ni na menshi ntiwabasha no kuyavuga amazina yayo, amwe abanagoranye kuyavuga. Aya madini reka nyagereranye nk'aba mama, reka mbivuge gutyo, kuko iryo dini ujyamo niryo ugeramo ukumviramo ijambo ry'Imana. Iby'iryo dini rikubwiye se cyangwa umwigisha usanze muri iryo dini akwigishije, iyo ubyizeye nta nibyo ugenderamo. Ariko ikitugaragaza ko twabyawe n'Imana
ntabwo tubibwirwa, ntabwo tubimenyeshwa n'idini ubwaryo dusengeramo, ahubwo tubimenyeshwa n'ijambo ry'iyo Mana ariyo Data wa twese. Noneho ugasanga twebwe hano ku isi urimo kwisanisha n'imico ya mama wawe ari ryo dini usengeramo, ariko ntiwisanishe n'imico y'Imana ariyo yandikishije iri jambo, ari ryo wumva ukizera, ukihana, ugahinduka kuba umwana w'Imana. Ni ibintu bitangaje cyane. Abantu benshi ntabwo bazi ko bazarimbuka. Kubera iki batabizi? Kubera ko bibwira ko ari abanyedini bashimwa mu madini basengeramo. Ariko iri jambo rirasobanutse. Icyo waba uri cyo cyose, idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, icyubahiro waba ufite icyo ari cyo cyose muri iryo dini se cyangwa ku isi, ariko uri umunyabyaha, uri uwa Satani. Kuniko ijambo ry'Imana rivuze, riravuze ngo umuntu ukora ibyaha wese, ni wese. Shake, urumva hari ibintu wabiteye, ahari abantu bumva ari ibintu bikarishye kubivuga. Ushaka kube witwa pasiteri, ushaka kube witwa bishopu, ushaka kube witwa apotre, ushaka kube witwa papa, ushaka kube witwa umuhanuzi, ushaka kube witwa icyo ari cyo cyose wakwitwa, ariko niba uri umunyabyaha, niba ukora ibyaha, uri uwa Satani. Ntabwo umuntu agirwa umwana w'Imana na titira afite n'icyubahiro afite ku isi. Oya, siko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ntabwo umuntu ahindurwa umwana w'Imana no kuba ari pasitoro, no kuba ari mwarimu, no kuba ari umudiyakoni, no kuba ari bishopu, no kuba ari padiri, no kuba ari papa, no kuba ari umuhanuzi, no kuba ari umuntu ukora ibitangaza. Ntabwo ari ibyo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ryatubwiye ngo nutabyarwa ubwa kabiri ntushobora na rimwe kuzabona ubwami bw'Imana. Umwana w'Imana, Bibiliya iratubwiye ngo ntibishoboka. Ntabwo bishoboka ko yakora icyaha. Kubera iki? Kubera nyine, sinzi uko ndibuze kubivuga. None se niba amaraso antemberamo mu mubiri, ari atembera mu mwana wanjye, kubera ko ari umwana wanjye, bamupima bagasanga amaraso yanjye arahuye, bigahita bimenyekana ngo uyu mwana ni uwa Jeremy. Uko niko navuga amaraso y'Imana mu buryo bw'umwuka atembera muri twe. Uturemangingo tw'Imana mu buryo bw'umwuka nitwo tugize abo yabyaye. Haleluya. Nitwo tugize abana bayo yabyaye ubwa kabiri. None se ni gute uvuga ko uri umwana w'Imana ugasambana? Imana sirasambana kandi ukayibeshyera ngo ni so? Ni gute uvuga ko uri umwana w'Imana ukiba? None se Imana yo mu ijuru iriba? Ni gute uvuga ko uri umwana w'Imana ugakora ibiteye isoni, ukangana, ukaroga, ugakora ibipfuye amaso byose? Harya wowe iyo utekereje ubona ibyo bintu ukora Imana yabikora kandi uyita so? Bibiliya yatubwiye ngo icyo nicyo cyonyine gishobora kugaragaza abana b'Imana n'aba Satani abari bo. Wowe ipime urebe ibyo ukora, ureke ibyo uvuga wowe n'ibyo wibeshya ubwirwa. Kuko uwabyawe n'Imana ntabwo ashobora gukora icyaha n'ukuri. Nibishoboka, mbese ntabwo byakunda. Ni nk'uko utabasha guhindura uturemangingo
ntabwo ushobora guhindura iby'iki gihe mu ikoranabuhanga byitwa ngo ni ADN. Utwo turemangingo nduhuje n'abana banjye ntiwabihindura ibyo. Ntabwo wafata uyu mwana ngo wongere umutere mu tundi turemangingo. Niko utahindura byawe n'Imana ngo umutere mu turemangingo twa Satani aba umunyabyaha kandi ari umwana w'Imana. Byo ntabwo byashoboka. Niba uri umunyabyaha ibyo birasobanutse uri wa Satani. Ahubwo icyo ushakwaho ni iki? Icyo ushakwaho ni uko ugomba kuba mu murongo w'abana ba Satani ukawuvanwamo no kuba wumvisha ijambo ry'Imana. Iryo jambo rikagutera kwizera ibyo wumvise, warangiza ukihana ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uwo munsi ukajya unesherezwa ibyaha byakuneshaga kubera ko wahindutse umwana w'Imana. Umwana w'Imana ntabwo bishoboka ko yakora icyaha. Ariko usanga abantu ari abanyabyaha mu buryo bunagaragara cyane. Abantu ni abicanyi, abantu ni abasambanyi, abantu ni abasinzi. Ibyo ni ibyaha bizwi n'amategeko y'hano mu isi ahana. Ariko uyu munsi Yesu yaravuze ngo umuntu narongora umugore yarangiza mu nyuma akamusenda amuhoye ikire icyo ari cyo cyose, nyuma yo kumusenda akarongora undi, ngo uyu muntu azaba asambanye. Kandi twese nk'uko tubizi nta musambanyi ufite ubugingo buhoraho uri. Ariko ni ibitangaza biri mu minsi y'imperuka rwose. Usanga mu nkiko abantu batana amadivorce, ari amadivorce, ukumva ngo rwose ngo bishop ngo rwose ngo yatanye ngo rwose ngo na profete. Ngo bese ngo intumwa y'Imana ngo yatandukanye n'umuhanuzi. Umwe ni intumwa y'Imana undi ngo ni umuhanuzi. Iyi ntumwa y'Imana yataye umugore akagenda akarongora undi, mu kanya kaza akavuga ngo ndi umwana w'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu nasenda umugore akarongora undi azaba asambanye. Ariko yewe icyo wakwita icyo ari cyo cyose, iki cyaha wakoze kikwita umwana wa Satani, ntabwo kikwita umwana w'Imana. Ibyo ntiwabihindura usibye ibyo wibwira mu mutima n'ibyo ugerageza kwimasika no kwishyira, ariko bitakuriho. N'ukuri ntabwo uri umwana w'Imana. Ukwiriye kwisuzuma wowe wenyine. Kabuta ariko ibi bintu nkora koko ko mvuga ko ndi umwana w'Imana, ibi bintu nkora Imana yabikora. Iyo umuntu mubajije utari ko muvandi ko nkuzi ko meruka usenga, ko meruka uri umukristo, ibintu wakoze akaba ari ibyakurimbura, ibi bintu koko urabona uzajya mu ijuru n'ubu busambanyi? Urabona uzajya mu ijuru n'ubu businzi? Iyo agiye kugusubiza arakubwira ngo ariko jyewe rero ngo idini sengeramo ngo rirabinyemerera. Idini usengeramo nakubwiye ngo ntabwo niba uri umwana w'Imana ntabwo ukwiriye gufata imico kuri iryo dini usengeramo, ahubwo ukwiriye gufata imico ku Mana wamenyeshejwe n'ijambo ry'Imana. Dini se amadini ni iki? Amadini njye nyagereranya nk'ibigo by'amashuri. Amashuri abana bajyamo kwigiramo ubumenyi runaka. Ibyo bagomba kwiga mu gihugu byose ari bimwe. Minisiteri bishinzwe amasomo yatanze muri primaire yose akaba ari amwe, muri secondaire akaba ari amwe, mu mafakulite atandukanye mu kaminuza akaba ari amwe. Ibyo akaba ari uko bikoze. Ariko wajya kumva twese tubiziranyeho, ukumva barakubwiye ngo ariko iki kigo runaka
ni ikigo cyiza cyigisha abana neza ndetse n'ikimenyimenyi nicyo gitsindisha abana benshi. Kuba dufite ibigo amagana se cyangwa ibihumbi mu gihugu bifite abarimu batandukanye, ibyo ntabwo bizakuraho ko Minisiteri y'Uburezi izatanga ikizami kimwe mu gihugu hose ku bana bose, ari abiga mu mashuri ahenze n'aciriritse. Ariko iyo ikizami gitanzwe, haba habaye igeragezwa ryo kumenya kapasite y'aba barimu bigishije aba bana. Ko niko amadini ameze. Kuko niba ibyo abanyeshuri bose biga mu gihugu ari bimwe, ariko wajya kureba ugasanga iki kigo kiriho abana 2,000 nta mwana n'umwe batsinze ikizamini cya leta, iki kindi bakakubwira ngo cyatsinze ibizamini bya leta ku kigero cya 90%, ndatekereza ufite amafaranga yawe wafata umwana wawe ukamujyana mu kigo gitsindisha abana, kuko ukeneye ko umwana wagira ubumenyi. Uku niko bizagenda ku munsi w'imperuka, ko niko Yesu yavuze. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo icyo gihe Imana izatuma abamarayika bose mu birere bine bagende batoranye abantu, abakiranutsi babatoranye mu banyabyaha. Yesu we yatanze urugero ku matungo, aravuga ngo abakiranutsi abita intama, abanyabyaha abita ihene, aravuga ngo izi ntama zazishyira iburyo, ihene azishyira ibumoso. Abarobanure, abakiranutsi ngo abajyane abaraga ubugingo buhoraho, abanyabyaha ngo abajugunye mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Ndetse yongeraho ngo aho ngaho ni abanyabyaha bazaririra bakahahekenyera amenyo. None uricara muri iryo dini usengeramo, uririmo uri umusambanyi, rimwe na rimwe usambana na pasitoro se cyangwa n'umuhanuzi, uririmo uri umujura, uririmo uri umugome, ufite abo wanga, ufite abo wasuhuza n'abo utasuhuza, uririmo witwa umucuruzi ushimwa muri iryo dini ndetse urifasha gutera imbere, ariko nyamara uri igisambo karundura kabuhariwe imisoro ya leta warayinyereje warayimaze. Amafagitire utanga ari amajurano ubeshya. Pasiteri wabimubaza kugira ati ibyo ni ukwirwanaho nta kibazo kibirimo. Ijambo ry'Imana ryagutsinda utariko pasiteri wanjye yarabinyemereye, ntabwo wumva ko urimo gufata imico ya mama wawe utarimo gufata imico ya so. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntihazagire ubayobya abana bato, kuko ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko wa wundi yari umukiranutsi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ntabwo ukwiriye kwishuka uriwe wese. Idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, usanga buri wese avuga ati idini yanjye nizajya mu ijuru, idini yanjye. Uwakubeshye se ko idini rizajya mu ijuru ninde we? Wabisomye he ko hari idini na rimwe rizajya mu ijuru? Ijuru ko rizajyamo abana b'Imana, Imana igeze kubwira ko ijuru rizajyamo amadini. Aya madini se wagize ngo Imana irayazi cyangwa yitayeho wowe? Niko bitekereza. Abana b'Imana n'ababyawe n'ijambo bagakora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko wicaye mu idini uri umujura, wicaye mu idini uri umusambanyi, wicaye mu idini ufite umugore w'abandi, wicaye mu idini ufite umugabo w'abandi, wicaye mu idini ubutunzi ufite buturuka mu binyoma n'ubujura. Buri munsi se cyangwa inshuro nyinshi nyankurikirana nkumva, ngasoma se cyangwa nkurikirana amakuru, nkumva abatawe muri yombi na ribu ibakurikiranyeho ibyaha runaka by'ubujura, ibyaha by'ubusambanyi, byo gufata abana. Hari n'ibyo nsoma byo hanze nkumva ngo pasitoro ngo bamufatiye mu irogi. Ariko tekereza icyo kintu, mukanya uti nzajya mu ijuru rihese. Kera hano iwacu imirimo igihari, ubutunzi bugihari, imitungo igihari, byari itegeko ku mubyeyi wese ko aho 8 umwana we
munani ni nko kumuha umugabane we kizamufasha mu buzima, ibindi akabihera ariko afite ibyo ababyeyi bamuhaye. Ubu se ko mwese abenshi murimo kumva muri bakuru n'ibyo by'iminani bihaba bikiriho, ninde mwana mwigeze mubona akajya gusaba umunani ku muturanyi utari se? Umwana wese ntagasaba umunani kuri se. None se kuko ari bya Satani niko dutekereza ko Imana izaguha umunani kandi ukorera shitani? Kuko iyo ukoze icyaha icyo ari cyo cyose ko cyaba kingana uko ariko kose uba ukoreye Satani, ntabwo uba ukoreye Imana. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyaha ni ukugoma, kandi icyaha nibwo bugome. Ubugomeye ndetse ubugomeye Imana. Iyo ukoze icyaha uba ugomeye Imana. Ukwiriye kwitekerezaho igihe kizagera. Igihe kizagera Imana iguhamagare upfe uve mu mubiri. Uriya umuntu aravuka akabaho nyuma yo kubaha agapfa. Hari abajya bigisha abandi bakababwira ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye. Ariko mba nibaza ariko nk'umuntu wigisha ibi bintu uko aba yabisomye mu yihe Bibiliya muhe ngo iyo umuntu apfuye ntabwo biba birangiye. Kuko uburyo Imana yaturemyemo ni uburyo umuntu adashobora gupfa ngo arangire, kubera ko umuntu agizwe n'ibice bibiri. Umuntu agizwe n'igice cy'umubiri n'igice cy'umwuka. Igice cy'umubiri cyo kirapfa kigasanguka kikabura, ariko umuntu w'imbere w'umwuka ntashobora gupfa, kubera ko Imana ubwayo yaturemye twese yaduhumekeye umwuka w'ubugingo, umwuka udapfa. Kubera ko Imana idapfa, umwuka w'Imana aduhumekeyemo natwe ntushobora gupfira muri twe. Cyokora ahari wenda dutegura icyo cyigisho nacyo tuzakibaha. Cyokora dushobora kuzabaganiriza urupfu rwo mu mwuka, buryo umuntu apfa mu bugingo, buryo umuntu aba muzima mu bugingo, n'uburyo umuntu aba umuntu wapfuye akagenda yarapfuye mu mwuka. Abantu ugasanga bigisha bati iyo umuntu apfuye wana buri umuntu apfuye biba birangiye, nta yindi nkurikizi biba birangiriyeho. Ariko sha buriya ko twese turyama tugasinzira, ntekereza nta muntu ku isi n'umwe ku isi utaryama ngo asinzire. Yaba abakomeye gute, yaba aboroheje gute, yaba bavuga ko ibibazo babikemuye nta bibazo bafite, yaba abibazo byishe, nta muntu n'umwe ubaho areba gusa agasinzira. Igihe kiragera, ni ibintu Imana yaremanye umubiri, igihe kiragera umuntu agasinzira, kandi nta muntu ubihitamo ngo ngiye gusinzira oya. Ahubwo birizana ujya kumva kubera ko umubiri unaniwe, kubera ko umubiri ukeneye gusinzira, ako kanya bikikora mu buryo buri automatique ugahita usinzira. Kandi iyo usinziriye niba ugona nyine uragona nta bindi buri buze kugona. Niba urota muri iryo joro ubwo uraza kurota, nta nubwo uri buze guhitamo ngo ndaza kurota ibi. None se ubu ko ushobora gusinzira mu nzozi usinziriye, buriya umuntu wasinziriye n'uwapfuye bajya gusa ariko ntibameze kimwe. Bajya gusa gute? Ni ibiki umuntu wapfuye n'uwasinziriye bahuriyeho? Icyambere, iyo umuntu yapfuye ntabwo ababona, niyo umuntu asinziriye ntabwo ababona. Iyo umuntu yapfuye ntiyumva, kandi n'usinziriye nawe ntiyumva. Iyo umuntu yapfuye ntavuga, n'uwasinziriye nawe ntabwo avuga, ntapfa kuvuga. Umuntu usinziriye nta bikorwa akora, nta mirimo akora. Umuntu usinziriye kubera ko arasinziriye, n'uwapfuye nuko nta mirimo akora kubera ko yapfuye. Itandukaniro rimwe ririmo gusa hagati y'umupfu n'umunyabitotsi, ni rimwe.
ni uko umuntu usinziriye ahumeka, uwapfuye akaba adahumeka. Uyu usinziriye araryama, niba arose ava mu rugo akajya inyuma y'igipangu. Hari n'usinzira agatwara imodoka kandi atarigeze n'igare. Ibyo ni ibintu twese tuzi. None se hari umuntu ubasha kwikura muri za nzozi? None se mbwira, kuba uryamye ku buriri bwawe kandi ukabona utwaye imodoka, uryamye ninde? Utwaye imodoka ninde? Uryamye ni wowe w'umubiri, urimo gutwara imodoka ni wa wundi nakubwiye w'icyiciro cya kabiri cy'umwuka ukurimo. Uko niko iyo umuntu apfuye atandukana n'umubiri, ariko umwuka wa wundi w'imbere agakomeza akagenda akabaho. Kandi uwahagiye ntabwo ahikura, niba ari mu muriro ntabwo ahikura. Ubu se ko mwese murota, hari abantu bajya bavuga izo nyinshi njya nzumva ngo rwose ngo gupfa, ngo iyo umuntu apfuye ngo nyine ngo aba yapfuye, ngo ntiyumva, ngo ntagira gute, nuko abitekereza, akaba azi ko hirya y'urupfu nta nkurikizi. Kavuga ati se ko iyo umuntu apfuye biba byarangiye, unamonoshe ko atababara. Niko ubitekereza wowe, umubiri ntubabara, ariko umuntu w'imbere ahagiye niba ari ukubabazwa arababazwa. None se iyo urose ukabona urimo kunywa amazi cyangwa fanta se cyangwa inzoga kubazinywa, ntabwo ubugira ngo urimo kuyinywa. Iyo uri mugenda se cyangwa iyo wiruka mu nzozi, ntabwo uruha se? Hagize se gukubita nk'igikoni mu nzozi, ntabwo ubabara? Uko niko no gupfa bimera. Aha rero ugomba kumenya ngo twebwe twese, njye uvuga ibi nawe urimo kubyumva, twebwe twese tuzagira iherezo. Ibyo wumva nta kintu bitwaye, ukavuga uti ngewe aho mbarizwa, aho nsengera, ntaho bicyaha, ntaho bibuza, ntaho mbwira ko ari bibi, na pasiteri arabikora, n'abadiyakoni bacu barabikora. Ariko mwebwe mwese kuba witwa pastor, kuba witwa umuririmbyi, kuba witwa umuhanuzi, ariko uri umusambanyi, ariko uri umwicanyi, ariko uri umujura, ariko uri umwanganya, ariko uri umunyamoko, ibyo bintu byose bikurimo ntabwo bizakubuza kurimbuka wowe. Ntabwo bizatuma utarimbuka rwose. Itandukaniro riri hagati y'umwana w'Imana n'umwana wa Satani ni iryo ryonyine. Ni uko umwana wa Satani akora ibyaha, umwana w'Imana akaba adakora ibyaha. Ni iryo. Uyu munsi kuba ufite urusengero uyoboye, uyu munsi kuba ufite urusengero wigishamo, uyu munsi kuba bakwita umukristo, ibyo ntabwo ari byo biguhindura umwana w'Imana. Biguhindura umwana w'Imana ni ukuba warihannye ibyaha byose kandi ukabireka. Abantu rero kureka ibyaha byananiye, bazi ko hari kureka ibyaha bitabaho, ariko bibaho se gute? Ijambo ryabisobanuye, ryatubwiye ngo kubera ko turi abana b'Imana, Imana imaze kutubyara, hari imbuto y'Imana itubamo. Kubera ko Imana itakora icyaha, n'ababyawe nayo kubera imbuto y'Imana bari mu ntibashobora gukora icyaha. Ndagira ngo rero nkubwire wowe wumva ijambo ry'Imana uyu munsi, aho uri hose, idini usengeramo iryo ari ryo ryose, genzura niba ibyo bintu idini usengeramo rikwigisha bihuye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga. Erega nituvuga ijambo ry'Imana, gusa si ndimo kuvuga nyine amagambo ndimo kuvuga arimo avugwa nanjye. Ujye utekereza ko ijambo ry'Imana n'Imana ubwayo ari ikintu kimwe bitandukanye. Ijambo ry'Imana niryo ritwigisha imico y'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritwigisha iby'Imana ikunda n'ibyo yanga. None se niba ibyo ukora bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, utekereza ko uri umwana w'Imana gute? Bahabikubaza utari ko ngiye nsengera ahantu runaka ni idini ry'ikimenywa bose. Ibyo nta kintu bivuze. Kandi utekereze ko igihe kizagera ukagira iherezo, Imana ikazakuryoza, ikazakubaza ibi ngibi wakoze ukiri mu mubiri. Iyo dusomye Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 17, hari ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize, ngo dore byose babihindutse
bishya. Uko niko bimera umuntu amaze kubyarwa. Iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana, iyo umuntu amaze kumva ijambo ry'Imana akaryizera, akihana ibyaha, Imana ikamubyara, akaba muri Kristo Yesu, aba ikindi kiremwa, ikiremwa kinesha ibyaha. uyu munsi wabona idini iryo ari ryo ryose wasengeramo ryakwemerera gukora ibyo ngibyo ushaka, ariko ibyo ushaka ntabwo ari iby'Imana ishaka. Uzabona abakwemerera gusinda ndetse baguhe n'imirongo, uzabona bazakwemerera gusambana ndetse baguhe n'imirongo, uzabona bazakwemerera kwica ndetse baguhe n'imirongo, ariko ibyo byose bitandukanye na kamere y'Imana ibyara umuntu bwa kabiri agahinduka umwana w'Imana. Iyo umuntu amaze kubyarwa n'Imana arahinduka. Bibiliya iratubwiye ngo aba ikindi kiremwa. Ibya kera se ni ibiki bivugwa? Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ibya kera byose bishize. Ibishira bya kera nta bindi, ni kamere y'ibyaha wagenderagamo. Urahinduka, uba ikindi kiremwa. Nubwo nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niyo mpamvu ab'isi batatumenya kuko batayimenye, kuko babona twese dusa hano mu isi. Ariko iyo ugenzuye uyu muntu, imico yari afite kera usanga atari afite uyu munsi, kubera ko yabaye ikindi kiremwa. Uyu yahembwaga amafaranga yajyana mu kabari, uyu yahembwaga amafaranga yajyana mu ndaya, uyu yari umwanzi w'abaturanyi be, uyu yari umunyabyaha rwose bigaragarira amaso y'abantu bose. Ariko amaze kuvirwa n'umucyo, amaze kumva ijambo ry'Imana, amaze gutsindwa n'umwuka, amaze kwihana ibyaha, abiretse, abicyaremwe gishya, ibyo bya kera birashira. Kandi iyo bishize n'abantu bose barabimenya. Ntabwo rero ubukristo, ntabwo kuba umwana w'Imana na rimwe ntabwo bireberwa ku kuba uri umunyedini ufite idini usengeramo, ntabwo bireberwa ku kuba ufite titre runaka, haba mu mirimo runaka yo ku isi se cyangwa mu madini atandukanye runaka, yaba ikomeye gute se cyangwa yoroheje, ahubwo bireberwa ku kuba udakora ibyaha. Ibyo gusa nta bindi. Ijambo ry'Imana nta kintu wakora ngo urihindure. Umwana w'Imana ntabwo akora ibyaha, kubera ko imbuto y'Imana imurimo ituma atakora ibyaha. Reka dusenga Imana. Numvaga iri jambo ari ryo Imana yashyize ku mutima ngo turiganire uyu munsi. Ahari watekereza kabiri koko niba uri umunyabwenge. Wowe ukitekereza, reka ntukiri gutekereza ibyo bandi. Njya numva abantu batekereza ngo ariko ngo barunaka ngo n'abapagani ngo ntibakijijwe, ariko wamanje ukigereranya n'ijambo ry'Imana icyo rikuvuga. Mbere yo gutekereza uko abandi bameze, wowe umeze ute? Ubundi wihannye ibyaha urabireka, warabiretse. Ese koko iyo wigenzuye ubona imico yawe Imana yaremye ijuru n'isi yayigira? Ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo Yesu niyerekanwa ngo uwo munsi ngo ndetse ngo no ku mubiri ngo tuzasa nawe, ngo kandi tuzanamureba uko ari, ngo kandi niba ufite ibyo byiringiro byo kuzamubona iteka uzajye uhora wiboneza, uhora witunganya kuko ngo aboneye. Reka ijambo nirangirizeho kugira ngo muryumve, kuko ushobora gutekereza mu mutima utse none niba Bibiliya itubwiye ngo umuntu azajye yiboneza, ntabwo umuntu yiboneza se kubera ko yakoze icyaha? Muzatandukanye gukora ibyaha, mutandukanye no kwanduzwa n'ibyaha utabikoze. Ndaguha urugero. Ushobora kuba urimo ugenda mu nzira, wiyambariye neza, ufite gahunda ugiyemo, imodoka ikaguca ikakandagira mu byondo ikakwanduza.
urataka ukabuza induru uti ndapfuye rwose imodoka iranyanduje nyaboneka, wareba ukuntu wambaye ukabona umaze guhindana ukirukanka, niba utari hafi y'urugo ndetse ujya hafi aho niba hari abantu bagutiza utwenda ukaduhindura. Iyo ni impanuka ugize. Bitandukanye no kuba wagenda ukabona ikiziba cy'ibyondo ukakicaramo. None se utekereza ko umuntu agenda akumvikana n'umugore se cyangwa agapanga n'umugabo utari we bakajya mu rugo bagasambana? Utekereza ko ibyo bintu ari impanuka? None se utekereza ko uhembwa amafaranga ukayafata ukajya mu kabari uti mu icupa mu nyongeze n'irindi, amafaranga ukayatsemba ndetse ukanikopesha? Utekereza ko ibyo ngibyo bisa no kuba imodoka iguciyeho ikakujugunyaho ibyondo, cyangwa nuko ugiye kwivuruguta muri ibyo bintu we wenyine? Bibiliya tubwiye rero ngo uwandujwe muri ubwo buryo uwo niwe, kuko nawe ntibikuyeho ko yanduye, uwo niwe ugomba kwiboneza nk'uko uwo nguwo wagize gute aboneye. Ariko ukora icyaha we, uwo ni uwa Satani, ni ibintu bidahinduka n'uwa Satani. Cyokora hariho amahirwe ko ava mu mubare w'abana ba Satani, abivanishijwemo no kuba yumvisha ijambo ry'Imana akaryizera, yamara kuryizera akihana imirimo yose ipfuye y'ibyaha, yamara kuyihana akayireka, akezwa n'amaraso ya Kristo Yesu, uhereye uwo munsi akaba umwana w'Imana, akanesherezwa ibyaha byose byamuneshaga ntiyongere kubikora. Uko niko kuba umwana w'Imana, nta kundi. Reka dutekerezeho, dusenge, kandi mu mitima dufate umwanzuro kubw'ijambo ry'Imana. Ntidukomeze kwishuka twibeshya tuyobywa. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bana bato ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutse, udakora ibyaha niwe mwana w'Imana, ngo nk'uko wa wundi yari umukiranutse. Ibyo ni byo ijambo ry'Imana ryavuze. Ntabwo ryavuze ngo usengera mu idini runaka niwe mukiranutse, na rimwe. Ahubwo ukiranuka udakora ibyaha niwe mukiranutse, nk'uko wa wundi yari iki, yari umukiranutse. Isuzume, Imana ifashe umutima wawe, Mwuka wera w'Imana gutsinde, kandi wihane, uhindukire, kuko umugabane w'abana ba Satani ni ukurimbuka, ariko umugabane w'abana b'Imana ni ubugingo buhoraho. Kadusenga Imana kandi dusengera imitima imaze kumva iri jambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nyakubahwa n'amahanga yose, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yacu idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itugirira neza uko bwije n'uko bukeye. Uri Imana yatanze Yesu kugira ngo twebwe twese nitumwizera tutazarimbuka, ahubwo tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ugize neza kubw'uyu munsi mwiza waduteguriye, kandi ugize neza kubw'amagambo y'ubugingo utubashishije kuvuga, kandi ukabushoboje bene data hirya no hino kuyumva no kuyakurikira. Twebwe ijambo ry'Imana turarivuze nk'uko wariduhaye mu mitima, ariko Mwami gutsinda imitima iryumvise uwo ni umurimo w'Umwuka wera. Reka Mwuka w'Imana agenderere iyi mitima yumvishira ijambo, ayisure, ayigishira ijambo ry'Imana, ayitsinde kandi ayemeze guhinduka no guhindukirira Imana. Urakoze kuko uri Imana ishobora byose. Reka iri jambo ry'Imana twumvise rigira umumaro. Reka iri jambo ry'Imana uko turivuze, Uwiteka Imana Nyiringabo, ushoboza imitima iryumvise kuryumva cyane birenze uko twarivuze, kandi uhiye imitima kurisobanukirwa kugira ngo ifate umwanzuro wo guhinduka no guhindukirira Imana. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kutugirira neza ndetse ukaduha n'ibirenze icyo tugusabye. Ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.